Usibye gusobanura akandi kazi wakoze mbere yo gusobanura nakahe? Nakoze muri Beka. Wakoze muri bank? Nakoze muri Beka niga mu wa gatandatu secondaire ariko twarabeshye ko twiga muri kaminuza turi gusoza muri INS y'Umusanze. Cyarashaje ari byamani bisaza. Hari bisaza. Wabeshye ko wiga muri kaminuza uri gusoza kugira ngo ubone akazi muri Beka. Koraga kuri gishese kuko twakoze interview n'abanyeshuri muri INS twe dutorotse ikigo. Kandi turabakorana nyine nge n'umuji wanjye kwa kwiyaminiya kw'abarara. Umwongereza wari uhari aravuga ati ngiye bari abahungu babiri nibo nshaka. Turagenda twihigira ibiceri nakoranye na Oxford mvuyemo muri Beka. Nako abantu muri Oxford nibo bankuye muri Beka. Umushara wari muke, umuntu aje kuri banki mukubitaga service keza mbaza ibintu mukubitaga service nyine umunyakenya. Nahita mbwira ati ngwino dusangira akantu ariko tuba tugiye kwisangirira akantu. Ahita mbwira ati uranarenze twe twabuze umuntu wiyaminiya nkawe kabisa nje n'abanyakenya bose twazanye muri Oxford ngwino tugukubita akazi kazajya kaguhemba amafaranga menshi ku munsi. Ni ngombwa ko bahita birukana umwarimu wa Minedike yari yohereje bahita banamo nikoranira n'abakozi n'abantu muri Oxford gutyo. Iminsi nayo iragenda iricuma nza gukora kuri reception ya hotel inyuma. Kuri reception ya hotel. Hotel ye? Hotel yo mu mujyi nyine twika mu Rwanda irenze ashaka kwamamaza ariko zimwe muri za hoteli zibikomerezwa zirenze. Komeye cyane. Ku reception nyine nsikama abantu kaga service. Hotel ariko ya fresh. Rero kuri yo wakoraga booking z'abantu n'iki byose no kubakira. Ko abantu bakora kuri reception ngo bakora tudiro twinshi. Ntago twabura twinshi cyane. Ariko hari kera. Ntago n'ubu twabura mani. Oya ntabyo ubu ngubu biri mu mucyo byose. Ariko aho rero ni naho navaga kuri reception nkajya gukora filime. Hari igihe nararaga nakoze nka shift y'ijoro abyuka nkahita mfata nk'ama espresso nk'atatu nkahita nyanywera icyarimwe nta kuryama nkahita njya muri studio muri icyo gitondo gukora filime nimugoroba nkahita ngaruka ku kazi gutyo. Mbona bigiye bifata rero bifata akazi kabo nza kubabwira ati mukigumanire ndabona hanze babikunze. Urigendera agasobanuka bakagukuye muri office gutyo.